ibyo twakoreye Imana yadukuye ni ukuri byari byo kutwica, kuko aho twavuye hano wadukuye ni wabo w'inyamaswa mu bisambo bidakizwa, ari hegereye urupfu n'indaya ziriyo Mana we. Buriya ntugire ngo aho twavuye bose bavuyeyo, hari abasigaye aho twakuwe. Imana irambwira ngo mubwire ngo si uko ntabonye amasengesho bagusengeye, si nuko ntabonye amarira bakuririye, si nuko ntumvise ibyifuzo by'abifuje ko wakira. Nashatse umurimo naheraho ngo nsubize kwifuza kwabo, ndawubura. Mubwire ngo ejo nimugoroba saa 9 bazagushingura. Naho mudamu ngo bwasohanuye ibiki? Nose mpanura ibyo umbwiye wowe. Irambwiye ngo uyu mugabo ejo saa 9 bazamushingura. Ngo musohoke muva. Twarasohotse dukomeza iyo twajyaga, twamaze kuva hari nka saa 4 gutyo, yapfuye nka saa 7. Twavuye no tumushinguyeho. Turi kuyikorera ngo iduhe no kubyiza. Nibyizira bifite igomba kugira ite kubitu. Ngo naho ibindi wabireka Mana, ibireke koko oya ngizabimbe kabisa. Twarwanye n'abarozi kuva saa 2, iteraniro ritangira saa 9. Ngiro mwicaranye ngo iyo usanga ngo twabijemo mu Kigali nta numwe wari gutaha. Umuhanzi wari waturutse Kigali yageze imbere agiye kuririmba arahebeba ngo harimo umukobwa ufite ihembe se yamuhaye, wahagararaga ku ruhimbi wajya kugaruka ubona ijisho rirahinduka rimeze nk'iry'uruvu. Ubwo iteraniro mba ndatashe, bamaze kumperekeza, mwarimu aramperekeza, amperekeje barambye ati niko buriya butumwa rumaranye igihe ntoya yibumbwiriye hariya, ni hari ibikubwire nguye ko watubeshe ngo waje ubuzanye, none kariho yabumbwiriye. Kari tugeza nkarahe abankubise urushi pa, hamwe mugomba kujya mukubitwa kugira ngo ubwo butubuzi bwanyu butazongera. Yangubise insheshatu nziza kandi ubwo nanabwiriwe, washurumba atarandenganije. Abani urukungubita ni wo Mana yandumye ati igutuma he wamushanze ari yumanganye ngo abantu batabona kwa nkubise aragaruka. Nawe ya n'umukecuru witwa na Mariya avuga ati mukozi Imana yavuze ngo niyo yabanye nawe ndizabane nawe nguko yabanye nanje. Byose aratura sigara uko yagize ate, yavutse bati hagarara wemye, nta wundi turongera kubwiriza kunama ati hagarara wemye. Ibyo kuvuga ngo soba uko yaje nta birimo, ibyo kuvuga ngo nyoko buko arimo ibyo kuvuga ngo sheri wawe nande ntibyari biriho. Mambo nimwe na mambo nimwe, mambo nimwe yambuza gukorera bosi wanjye. Hari ibyo yagukoreye niyo utaka ntibyawe ari kubikira, ahubwo Imana yahabaye ikagukiza udashoboye, yizamurira ibiganza utere haleluya. Ese uhe kuba maso no kwakira ijwi ryawe, no kwakira inyigisho n'impuguro zituruka mu kanwa k'umukozi wawe. Byose ukomeze kubikora neza mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Yesu nashimwe, haleluya. Yewe nubwo waba uri umuhanga gute, ibiri hano nawe ntiwabishobora, ariko Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Ndashima Kristo umwami n'umukiza wacu. Nkuko abacu babivuze, nitwa Pasiteri Semajeri Gaspard. Ajya bambaza ni Semajeri ni Semangize gute, urumva nyine twenge navutse wacu barimo gusarura amashaza. Ubwo rero ntabwo abakiga bajya kure rwose, urabatuye umwana ni Semajeri. Ubwo izina ryanjye riva ku gihingwa cy'amashaza, ushaka rero wavuga ngo Semashaza. Ntabwo ari amajeri twadusimba tujwigira wapi n'amashaza. Rero ndatanga intashyo, ndi hano abayobozi banjye babizi, narabibabwiye. Tumaze iminsi mu biterane hari iwacu, ubwo rero nabatse uruhusha baranyemerera kandi bampa intashyo. Nanone nagarutse mu Rwanda mu kwa gatatu, nanone mvuye ku murimo wa data. Nagiye South Africa, nagiye Guinea Conakry, nagiye Mozambique, nagiye muri Nigeria. Aho hose
baradutumye ngo tuzasuhuza abera. Mwakire ntashyo za bene data. Rero reka mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana ubanze twibuke ijambo umushumba wacu yatwigishije. Uriya mushumba wacu ntago muhaga, reka kuva za 2003 twajyanaga mu biterane by'urumuri, urumuri za Cyangugu, za Murico, za Karama hariya mu burasirazuba, za Rwamagana, ariko icyo gihe bo bari basobanutse. Rero twajya muri ibyo biterane nambaye inkweto za madamu n'ishati ye. Kutangiye kunseka, wumvise ari ngiye yakuye kure nyine. Urumva rero twajya mu giterane nyine ari uko nambaye, ariko mushumba yatwigisha tukumva ibyiringiro, uvuga ngo Yesu uko biri kose tuzabaha ahantu hari icyo tuzahakura. Ndashima Yesu ko ahemba neza. Haleluya. Urumva rero hari irindi jambo yasoreje atubwira ngo imibyizi dufite aha yonyine yatuma tutagenda. Nawe reba ubuze icyo gihe naraburaraga nkabwirirwa. Urumva najya mu giterane ngasigira madame ibiro 3 by'ibirayi, akambwira ati se sheri ibi ngibi none bizagenda bite? Ntugosora umwana uziyaranje. Akiyaranje ko agafata ibihe by'iminsi 3 akajya gufungurira kwa pasiteri, akongera agatangira ibihe by'iminsi 2 akajya gufungurira kwa mwarimu. Igihe nzazira ngasanga twaturaye nitwe yatetse. Mbese byabiraye biracyahari? Wabigenje gute? Ati ntiwambwiye ngo nziyaranje? Nariyaranje. Urumva rero imibyizi dufite rwose tugiye twaba duhombye kabisa, tutahembesheje ngo duhembwe atwishure imvune n'imibabaro twagiriwe, twaba duhombye kabisa, twaba duhombye. Ariko umwami wacu araduhetse ku mugongo, araduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, araturamira. Araduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, araturamira. Murekeraho. Nanone buriya ngewe Shimeyi namurebeye kure. Shimeyi mbere yuko ahabwa isezerano cyangwa agira n'isezerano n'umwami, yari yabanje gutuka undi. Yari yabanje gutuka se w'umwami nawe ari umwami, yari yabanje gutuka Dawidi. Buriya umuririmbyi yaririmbye neza hano iwacu haba ibiryo rata, erega no kuhava ubugiye kwicisha inzara. Ahantu wadukuye ni wowe inyamaswa, mu butayu budatuwe ahari hegereye urupfu, uzikurinda Mana we. Yari yabanje gutuka umwami ibyakamwica. Iyo watukaga umwami wa Isirayeli ugatuka n'Imana wicishwaga amabuye. Aramutuka mu gitondo Dawidi aragaruka. Icyo gihe yari yahaguruke n'umuhungu we Abusalomu. Dawidi agarutse babwira Shimeyi bati warigenje, ngiro mwicaranye ngo ibyo twakoreye Imana yadukuye ni ukuri byari ibyo kutwica. Byari ibyo kutwica kuko aho twavuye hano wadukuye ni wowe inyamaswa, mu bisambo bidakizwa ahari hegereye urupfu, indaya ziriyo Mana we. Buriya ntugire ngo aho twavuye bose bavuyeyo. Hari abasigaye aho twakuwe, hari abapfiriye iyo twari turi, hari abaviriye mwamenyo nangwa nawe nabiri gusa, hari abo bayakuyemo bose n'ubu baracyari. Uwacu yavuze ngo Yesu ndagushimye wangirije urwawe. Hari abakiri urimo ari iwacu mu karere ka Nyabihu, hari abaherutse kuyisangira yicamo 6 n'abantu bageze no muri 10 n'abangahe. Hari n'uwo basanze mu Gikuyu yapfanye icupa. Yapfanye iki?
aho yadukuye hari abasigayeyo, utagira ngo ubuntu twagiriwe bwagiriwe bose. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Urumva uwacu witwa Aloyizi n'umugore we n'abana, aduhera ubuntu, aduhera ubuntu. Tuba twatanze angahe ngo atugirire neza? Akagasura dufite niye. Shimeyi yari yagiriwe neza, yari yavuye aho agomba gupfa arakira, ahabwa isezerano. Yari umugome. Buri ibyo nakoze n'ibyo wakoze ntabwo ari ibyo gutuma tuza aha, byari ibyo kutwicisha. Yayiririmbye neza bigize arayirima ngo ibyaha nakoze nuko ntarayimenya, ngo mbyitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti mwana wanjye gira ute, kandi wari ukwiye imihini. Buri ibyo nakoze nari nkwiye imihini, ibyo wakoze byari bikwiriye urupfu. Ibyo twakoze ntitwaraba kwitwa ubwoko. Ngo nkunyuraho wigaragura mu ivata, ndakubwira ngo gira ute, ngiro mwicaranye ngo uriho kuko Imana yihanganiye ibitari gutuma ubaho. Ndiho kuko Imana yihanganiye ibitari gutuma mbaho. Zikurinda Mana we, Mana abana barihe baducurangire, basohotse mubabwire bagaruke. Urakoka ibye mani guha umugisha, nabo nibaze dufatanye. Ndashanga abahungu banjye mujye mu byuma sha, ntabwo ndatinda kuko n'inzara imaze kugera umuntu kure. Ariko mureke tubanza tuvuga umwami wacu, twibutsanye tumenye agaciro ko kuba aha hantu. Buriya aha hantu mbafite amateka. Twavuye i Kigali, uwacu yantumiye, turagenda turi abantu 5, turi mu modoka, wari udutwaye turagenda tugiye gusengera hirya aha i Murambi. Hari nijoro turaza tugeze aha ngaha gutya, aha twari twahise rwose, twari tugeze imbere umungumu nko hirya gato, dusanga umumama ari mu nzira, aravuga ati yemwe mwabagabo mwe, Imana yambwiye ngo muje gusengera inaha, none muhagarare. Kuko yagiye mu muhanda hagati, tubwira shoferi tuturashobora kuba ari umuntu ufite ikibazo, ufite uburwayi bwo mu mutwe, hagarara. Arahagarara, aratubwira ati ntabwo ngewe nasaze ndi muzima, ahubwo namenye ko muje gusenga, mfite ikibazo muze munyuri wanjye. Turanyuri wawe wa mudamu we tuzuri, munyuri wanjye muze. Turagenda turahanyura, tuhageze rero dusanga umugabo we amaze amezi 7 aryamye ari muri koma. Noneho aratubwira tusanga n'abandi banyamasengesho bari bahari barimo kumusengera. Nuko abaravuze ati rwose mudufashe musengere uyu muntu, rwose turagira ngo Imana imukize. Bene data bati mureke dusenge vuba dukomeze tugiye twajyaga. Barasenze, njye ngiye gusenga, Imana ibirambye ngo bireke. Ubwo nari ntangiye guhuma ntya, irambwira ngo bireke, nongera ndirebera. Irambwira ngo n'abari gusenga babuze. Ngira baba nini, mureke gusenga. Bati uyu sarasaze, niba udashaka gusenga wareka abandi bagasenga. Irambwiye ngo mureke gusenga. Umudamu atari kose ko mbatangiriye ngo muze mu nsengere, ibyo ushatse kunkora nibiki? None ko Imana imbujije se dukora ibyo uvuze cyangwa turakora ibyo ivuze?
ahubwo Imana irambwiye ngo tubaze uyu mugabo uyu ngo yibwire umurimo umwe waba wibuka wakoranye urukundo mu rugo rwayo. Iravuze ngo tuganire n'uyu mugabo ibyo gusenga tubireke. Aravuze ati uyu mugabo yavangiwe amaze amezi 7 muri koma, none muravugana muti none se Imana imvugishije nawe ndemera ibyane ngi Imana imbwiye ko uyu mugabo aravuga niwe tugiye kuganira ibyo uri kutubwira simbizi ngo noneho muvugisha niko wa mugabo abagize ngo nose kuri kuzunguza umutwe ubwo turavugana kweli vuga niko Imana ivuze ngo perezida no mudamu ngo wari hora bivuze papa ngo zavuga oya ceceka buretse Imana irambwiye ngo uyibwire uyibutse umwe mu mirimo waba wibuka wakoze mu nzu yayo uwukoranye urukundo. Kuko hari n'abakora ati batandahana nabonye bari kuntumira pasiteri yavuze arampamagara kane reka ngeyo. Sheradina biririmba neza ati umurimo utakoranye urukundo ntuzawuhemerwa, umurimo utakoranye urukundo ntuzawuhemerwa. Noneho rero umudamu ngo mwibutse papa ngo nibiterane twabijyanyemo ngo mwibutse. Umugabo aravuze atumva wa mugabo we mbwirira umudamu ye kunsakuriza ninjye nayo sinzi impamvu arimo kwivanga. Buri muntu afite dosiye ye ntawuzajyana dosiye y'undi, ntawuzatanga ruswa ntawuzajurira kuko Imana atari nk'abandi. Nuko umudamu akajya aruzuzwa ku ruhande ngo papa ngo mwibutse ngo ntiyibagirwe ngo ntiyibagirwe. Oya muri ibi ni ngombwa ngo nkore nawe ukore, ni ngombwa ngo nandikishe nawe wandikishe. Mbere ya ndebe nzahagara gusa se nzabanja ishiki irize Yesu. Umugabo hashira nk'iminota 30 n'umugore ngo mese wasubiye muri koma. Umugabo ati ndeka ninjye nayo. Abaravuga tumva musore ndikarame ngo narebye nsanga nta murimo n'umwe nibuka niyo nakoze mu itorero ni igitsure cy'abayobozi. Amakorari nateye inkunga rwari urutoto rw'uyu mugore, nta murimo nibwirije nabonye. Nyamudamu ngo aya ngo nabyo yabyandika mukadefande mujye mureka umuntu akora gifite uburyo mumubwire ngo kora kuko kora vuba vuba ugifite uburyo kuko hari igihe bitazashoboka. Ibyo ni ibiririmbo bya ntakigenda bya kera ariko byari bifite amavuta nuko bitanyuraga muri komisiyo. Ariko ibyo byabwizaga umuntu ukuri. Nuko abaravuze ngo abarambwiye ngo nta murimo mbonye. Imana irambwira ngo mubwire ngo suko ntabonye amasengesho bagusengeye, sinuko ntabonye amarira bakuririye, sinuko ntumvise ibyifuzo by'abifuje ko wakira. Nashatse umurimo naheraho ngo nsubize kwifuza kwabo ndawubura. Mubwire ngo ejo nimugoroba saa 9 bazagushingura. Namudamu ngo bwasohanuye ibiki nose mpanura ibyo umbwiye wowe. Irambwiye ngo uyu mugabo ejo saa 9 bazamushingura kuko nta murimo yabonye mwiza afite yaheraho ngo musohoke muva. Twarasohotse dukomeza iyo twajyaga twamaze kuva hari nka saa 4 gutyo yapfuye nka saa 7.
twavuye ino tumushinguyeho, twavuye ino tumushyinguyeho. Nuko ubwo rero ibyo biba birangiye bityo, nta terabwoba ririmo. Ariko korari ya Rubonobono afe ya Bibare yaririmbye ngo bagiraga umwete ukwezwa no kubana n'abantu amahoro, bari bafite ishaka ku murimo no guhamya Yesu batajegajega. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Bangaga umugayo mu bandi kuko bazi ko bajya mu ijuru. Ifoto y'urwibutso baradusigiye, bakoranye nabo, basenganye nabo, bagendanye nabo, dore urwibutso badusigiye. Urumva mbese nta komisiyo y'abagirimo. Ariko umwana yayihimbaga amaze iminsi 7 ku gasamba atarya, umukandara yarawukuyoranije ukagira ngo ni secretanira. Ariko yakubwira ibyo avanye iwacu ugasanga biruzuye byose. Umwana arayihimba yambaye amaburuteri, manati mwana yambaye amaburuteri. Uyu mwana wayimbye yambaye amaburuteri. Nuko kamabwira kandi kantu ntago ndabatinza pe. Uri hari ikintu gituma Imana irinda umuntu. Icyambere ni ibyo wakoze. Ibyo wakoze abacu badukoreye ibintu. Buriya bashobora kuririmba indirimbo, mama we nukuri nta terambere baragira mu kuririmba we, ariko message batambukije ni 100%. Tabita ibyo yakoze atanashoboye, ntaho Bibiliya tubwira ko Tabita yari umukire ku buryo yaranguriraga za Dubai, hanyuma ibyanyuma agasanga atazabona abakiriya ngo abifashishe abantu, ahubwo yaratunzwe n'ububoshyi n'ibyo abashakambika imfubyi n'abapfakazi. Igihe kigeze araterwa agira ate, ararwara nk'abandi, arasonza nk'abandi. Mu majyepfo muririmba neza, kabigira kenshi baturusha n'ubundi bakagenda mu modoka udahiraniga mwese zikaga wimaburi manitse. Ariko ndatusabo bigiye, hari igihe kimwe bizasobanuka rwose. Abana b'Imana tugahagarara twe, murekeraho kuko zose ziraryoshye. Masaha yagiye ndajya mu majyaruguru. Ibyo yakoze abapfakazi baraza n'imfubyi baravuga ngo uko biri kose hari amazi yavaga muri we, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda. Hari amazi yavaga muri we, abapfakazi banywagaho bagaseka. Hari amazi yavaga muri we, imfubyi zanywagaho zigashira imbeho. None ko agiye, iki cyuho wakirebyeho Petero, ngwino. Imana irebye isanga ibyo abantu bari kuvuga ni ukuri. Petero amubasubiza ari Tabita aravuga ati erega ihemba neza niyamura, ihemba neza niyamura. Ikurindira icyo wagize ute. Hari uwitwa Hezekiya, Yesaya yaraje yatebeje ngivu, baravuga ati ngiyo mbuhanuye ntiburarayo.
iravuze ngo usezere kuri nyoko na so wanyu, umugore umubwire ngo ihanganire ubupfakazi n'abana babaye imfubyi. Amen. Ndaguhanuriye ndi Yesaya. Amen, amen. Hezekiya aravuga ati ndabizi uyu mwana iyo akurebeye biba ari byo. Aravuga ati ariko nanjye hari ibyo nakoze mbwirijwe na Mwuka Wera. Mana gusa nanjye ndashaka mureke mbabwira aka kantu. Mfite akana Imana yampaye igihe cya Jenoside, nari mfite imyaka 13. Imana irambwira ngo nguhaye imfura, niga mu wa mbere segonderi. Ase Mana umpaye imfura, umwana ungana nanjye ubwo nzabyarara. Ubu byari bihanuwe n'akana twigana, ndavanda ariko sha umva nsenga Imana ibyo uri kwikorana ni tudoroko kari ati iravuze ngo iguhaye imfura. Iyo mfura zizaza ryari? Ngo buno ibyacu n'ubundi babifata ngibitagira ubwenge, badufata nk'aboroheje, ariko turabatware. Noneho rero kabihanuye aravuga ngo iguhaye imfura y'umukobwa. Amena. Ngira kuvuga nta duteretana umwana w'imyaka 13 subwo aba yateretara, yatereta se koko yabyara, ariko Imana tubona nk'abigiciro mu maso yayo. Twari tuvuye gusenga tunyura aho biciye abantu muri Jenoside, hasanga umwana w'imyaka 2 arampamagara ngo mama papa tikarame. Umwana ngerute ndamuheka mujyanira mama. Mama ati umwana umukuye he? Ni nuwanje. Nyine nuwawe umuvanye? Ni nuwanje. Ubwo mama aramuheka. Umwana wanjye rero nubu ni ngese, ntabwo tuzi ngo nuwande nuwa Semajeri. Mwirangamimerere ise ni Semajeri. Madamu tugiye gushakana nambwe twashakana twagira dute? Mfite umwana. Ubu mukobwa wanjye atuye mu mujyi wa Kigali, naramushingiye namukoreye ubukwe. None utwana twe tuzi wanjye tuje muri vacances tungana n'akana kanjye kagaherereza. Noneho twe turamumagara sogokuru. None n'akana kanjye kagakobwa kangana nako ntabwo ari sogokuru ni papa. Nabwo ntabwo ari papa ni sogokuru. Noneho bakadiscussing gutyo, noneho bikamarwa nuko bose baje kabera kakaza pa uri sogokuru ndi papa. Ngo sinababwiye ko ari papa? Nobwa bwana ni sogokuru ndi Karame. None Hezekiya aravuga tumva waduhaye kubyara hungu na kobwa, ariko dukeneye n'abakwe n'abakazana kameme. Waduhaye akazi, ariko dukeneye no kuva mu nzu y'abarandi rodi tukubaka izacu kameme. Ntabwo mbishe ko tate avuze ngo ubu ndimo ndubaka inzu y'amadamana hi. Ntabwo ari ishimwe se, ntabwo ari ukwibona, ahubwo yaravuze ngo abakiranutse nzabaha n'ibyiza bakiri mwisi. Aravuga ati ariko Mana unjyanye igihe kitaragera kweri, yego mu ijuru ndahaza, ariko hari n'ibyo nari nkeneye unkorera. Ni byiza ncururiza muri quartier, ariko nkeneye no gucururiza Huye mu mujyi kameme. Erega nkeneye no kujya muri Mateus Kigali buriya. Tuzi ayabakire b'Kigali baje gusura mu ntara. Okay, tubi Kigali okay. Nageze mu Rwanda ejo bundi kwa katurebe. Reka natwe turabikeneye. Ngiro mwicaranye ngo turi kuyikorera ngo iduhe no kubyiza. Nibyizira bifite igomba kugira ite kubitu. Nakuvuga ngo nahibindi wabireka Mana, ibireke koko. Oya ngeza bimbe kabisa. Iyo ngeze hari Kanombe urumva hari abana baba ku kibuga, ariko urareba uti aba bana na abana rwose. Karibu muzehe, okay, passport yanyirihe. Okay, urugendo rwiza murakoze, hanyuma icyuma gitware ntabwo twari imitwaro igiye mu ndege, urumva imashini zirayijyana wewe ntaho uhuriya n'imitwaro buri, urumva kanagera ku cyuma kiriya kikakuzamura we wambonye niri zuru kuringana. Mu ndege bagenda bagusereva Rwanda ya hari ifite abana bagenda basereva abantu ye baba we
murafata iki? Okay, hari inyama y'inkoko, hari inyama y'inka, hari ihene, hanyuma kandi hari shokora, hari biswi, hari iki. Okay, ngiro mwicaranye ngo mwisi hari ibyiza natwe dukwiriye. Uzi utashe Rwanda irandinga hari utashe uratambuka buri wese akawe muraho neza karibu mu gihugu cyawe. Okay, sawa muje amahoro yego. N'abafande bacu bavuga okay umuntu unyarwanda wacu aratashye, nawe ugatambuka urumva ubu nsigaye nzi kugenda nk'umuntu uvuye hanze. Hezekiya aravuga ngo naragukoreye ariko nshaka n'ibyiza kandi biriho. Ayibutse ibyo yigeze kuyikorera akura ikigirwamana cyitwa Nehushtan. Abayisiraheli basengaga arakimenagura kimwe Mose yakoreye mu butayu. Kuko Mose yamanitse inzoka ku giti, niyo bari bararebye barasenga bibagirwa ya mana yabatabaye. Hezekiya aravuga ati iki kinyagwa ntabwo cakwimuri yantabaye, arakimenagura. Arayebwera tumva rero kiriya kintu nakuyeho barakigusimbuje, ndashaka kugira ngo rwose unyongere imi. Iravuga ngo nanjye ndibutse mbona ko wakoze bikwiriye. Yesaya ati uriya papa ndakumva Rabi, subirayo ugenda ubwire Hezekiya ngo yarebye asanga umukozi nkawe yakora n'ibindi. Yesaya ati koragira ngo navangiwe Imana iti dore uko gisa, ubwo sari weho nawe hubahwe nde, subirayo niko ndegetse. Saya araza ati Mana ariko nawe jya uravuga ibintu kabisa ubaragira ngo navangiwe. Razageze abwira ati utagira ngo nari navangiwe, yaravuze ngo ikongeye imyaka 10 n'ingahe. Imirimo ijya yongeza umuntu igihe cyo kubaho. Kwihuta Imana ikurindira icyo wakoze, ikindi Imana ikurindira ni icyo uzakora. Icyo uzagira ute? Hari uwo yabwiye ngo icyatumije ngo usigaza ikirete ninde? Tito. Abibwiwe n'umukozi w'Imana Paulo, icyatumije gusigaza ntari ukugira ngo uce abandi intege unanize abandi, ni ukugira ngo utunganye ibyari bisigaye. Buriya hari abifuzaga gukora itemereye kubaha. Buriya hari batumva Mana nungize iyi ndwara nukuri nzajyana miliyoni 10 mu nzu yawe, ahubwo ku kwezi baragushingura. Ntabwo abagiye bose bari banzuye umurimo, weho ni amahirwe yakugiriye. Abo waruzi nabo utamenye bagiye ureba umvuge niki kibata ikindi Imana ikurindira ni icumaze. Icyo ugize ute? Buriya hano mugira ibiti by'avoka. Igiti cy'avoka gifite ibibuto bigiye guhagura ishami. Avuga ati wenda n'ibishyimbo byanjye bigwe, ariko iki giti cye kugira giti cye guhaguka ukaza ugateraho intunzi ukagira ute nzanira na cya giti, ariko icyo kibona se buriya kiramaze gifite umumaro nk'uyivuka buniya. Zana tuyitegewe mu mezi mike tuzahanaho ibitemo bine. Burya izo mpuwe zose uri kugira no kugitega ngo kidahaguka ni umusaruro uri kubona kigize gite gifite. Iyi Imana ikubonamo umumaro ntaho wajya. Iyi ikubonamo umumaro ngiro mwicaranye ngo nubwo imiraba n'imiyaga byakubita ntaco byakujyana. Nubwo abarozi twagiye Gashenzi hariya Gashenzi mushumbura byibuka turi mu giterane, abarozi badutera mu giterane uko umuntu yabengiye ngo amaye nka data. Iratubwira ngo icyo nabazaniye ni twari kumwe n'isezerano neraye ni isezerano. Twarwanye n'abarozi kuva saa 2, iteraniro ritangira saa 9. Ngiro mwicaranye ngo iyo usanga ngo twabijemo mu kigare nta numwe wari gutaha.
umuhanzi wari waturutse i Kigali yageze imbere agiye kuririmba arahebeba ngo harimo umukobwa ufite ihembe se yamuhaye. Wahagararaga aho ku ruhimbi wajya kugira ukabona ijisho rirahindukiye rimeze nk'iry'uruvu. Turi Gashenzi hariya, Gashenzi. Yesu warakoze. Iyi Imana ikubonamo umumaro nubwo abarozi baterana, abakohereza amahembe, bakohereza ibitega, bagahamagara abadayimoni bo mu miryango, bakagenda bakagutambamwo ibitambo, ntacyo waba. Kuko izo mbaraga umwami wacu azirusha imbaraga. Nuba muri uyu murimo ntacyo umaze, ibiguhiga ntibizakuraza undi imbere y'Imana. Ariko nuba muri uyu murimo uri umunyamumaro, iguhetse ku mugongo wayo ntacyo uzagira ute. Rero mureke dusome ijambo ry'Imana ibintu bigire. Umuririmbyi mushumba wacu wenda twanzura ku ijambo yavuze ngo tugume i Yerusalemu. Gumamo, 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 nibigucanga gumemo, muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho turuhukira. Kugira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina, kadusome ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo cyo Kuva, ibice 14 umurongo wa 15, igitabo cya kabiri cya Mose. Ni wowe nyine turasoma. Haranditswe ngo paje 64, Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagenda. Uwo ni umurongo muninira, ntabwo ari munini pe ku buryo umuntu yawupfa n'undi. Twashoje, mwakire neza ijambo ry'Imana. Atusobanurire kuri uyu murongo gatoya ubundi twikomereze. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze. Buriya rero mbere yuko dusobanura, turagendera mu ijambo rivuga ngo komeza. Batubwiye ko Shimeyi ngo yahamaze iminsi myinshi. Nawe yari kuvuga, aho nakoreye urumva naririmbye muri korari niyi, twubatse ku rusengero runuru, nge maze no kurambirwa. Nawe nta nubwo bagaye iminsi yahamaze, bavuze myinshi. Ariko sahavuye imyinshi yahamaze yaramurengeye. Ibanga ni ukugumamo. Hanyuma rero Uwiteka abwira Mose ngo bwira Abayisiraheli bagire bati bakomeze. Buriya impamvu Imana imbwiye ngo nkomeze nkore, ukomeze ukore, warakoze ariko komeza. Nase nsengero ugeza tutanu banse muriya warakoze ariko iravuze ngo komeza. Erega n'ibintu turimo kumva hanga bigenda bica abantu intege umvama. Ariko ye itorero rya Kristo ryubatswe n'amarembo y'ikuzimu ntazagira, ntazarishobora. Cokora urushako rubi rwakubuza gukomeza. Ndabeshe umugabo mubi yakubuza gukomeza. Nose uvuye ngano muri korari kuri muti Imana nyamana, wagera mu rugo akagukura iryinyo, wakomeza ukuzuzwa. Ubundi nabamfande twinindwanye ndaza kukureka barakujyana. Buriya urubyaro rwakubuza gukomeza, umuturanyi mubi yakubuza gukomeza, imibereho mibi yakubuza gukomeza. Ubwo se reka nkubwire, mfite imyaka 42, ize 42 kandi naririmbye muri nayo ndirimba. Urumva hari nangani gakora nikabanjirije nayo kabana. Mense urumva bamushuma Daniel twanaririmbanye. None urabona abaye muza uzi ko muri n'abakweme hari abari bahari n'abakombwa be. Urumva none nge ubase urumva yaramariye. Ibyo byatuma umuntu adakomeza kugenda. Umuntu akamerera imvi muri korari, ntawe uramubaza izina. Ntabwo wumvishe ko Tata yavuze ati naravuga ngo yemwe hari uzanza ngo ambaze se muriya, ariko ndashima Yesu ko yaje.
hari abatari baza rero tate uriya ushobora kuba ntuza yarazenzeranye ndamwambarira na ntuza ndamwambarira urabona ngiye kabisa inkwano nzazikura hera ariko bono wakocorana ibyo byatuma buriya impamvu yarabwiye ngo nibakomeze hari impamvu washyira imbere y'abantu ukanazidefanda icyatumije nk'inzoga icyatumije nsambana nawe wansambana hari umucuranzi waturirimbiye hari umukobwa uzira inenge ubwo kandi nawe ibintu birancanga mama wanjye akajya avuga ngo nta bagore babiri mu nzu naterekera amaniga amaso atengenetse tumanje kuryamana mbonye ibintu bikomeje kuncanga ubwo ndemera nkora ibyo nshaka mu gitondo mbona inana ye none se wewe ubwo rwose wangaya umuntu akadefana impamvu ati njye impamvu nazanye uwa kabiri umugore wanjye areba nk'intare yo mu birunga namubwira ndi sheri hani nkambwira ngo ntunganureho amaso ubwo mu gikoni hariho umukozi bose mwakarabye se imbona ruta madamu wanje ubwo twinjiye aho hirya mu gitondo ubwo biba birabaye none se wawa ubwo rwose mwangaya byajibuka ariko Imana iravuga ngo nta mpamvu n'imwe yemera yo kwica mukomeze mugire mute ntabwo turajya mu nkuru z'abayisiraheli kuko amasaha yaducitse ariko nanone tubisobanura Mose uyu nuvuka ku bayisiraheli bari mu bunyage mu gihugu cya Egiputa igihe kigeze Imana imusanga hari mu gihuru iramubwira ngo ndi Imana ya sogokuru wawe Aburahamu ngiro mwicaranye ngo iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu ushobora kuba itayizi ariko yirakuzi noneho kamubwira ukuntu ikuzi Yeremiya yaravuze ngo ndarabura ibwira Yeremiya ngo utarabura urusoro mu nda ya mama wawe reka nkubwire ngewe nawe duhuje amateka kwibutsa aka kantu kandi ugafate mu mutwe muri abantu bakuze mwese umunsi mbese umunsi urusoro rwanjye mama yarutwite n'umunsi mama wawe urusoro rwawe rwinjiye buriya nge nawe kugira ngo tube insoro twazanye n'abantu bari kuba insoro amamiliyoni n'amamiliyoni iyo wibesha ukaza uri uwa kabiri uziko ibi bintu utabyumvise umunsi nyokwa gusama wazanye n'abandi n'ibindi byinshi birenze amamiliyoni n'amamiliyoni byari bishaka kuba insoro iyo wibesha ukaza uri uwa kabiri mukecuru aba yaragusize mu kadobo ati sinakwangaga ubwo bari hano twese twaje turi abakangahe mbarizo mwicaranye ngo wari warabanje kwitoreza he kugira ngo ube uwa mbere aho ubwenge bwawe butari bushoboye gukora Imana yarahabaye yewe data we ibisore by'amatuza byari biri kukwirukoshaho byabaye ibya kane barabyihagaritse ibikumi n'amataye biri kwiruka bice urabidepasa agasoro uruwa kangahe uruwami niyo mpamvu wateranye abaje ari abacumi barihe ngo rero mu kiganza ubwira umuntu burya iragukunda urukundi gukunda hari urwuzi hari n'urwo weho utazi ibwira Yeremiya ngo utarabiki urusoro niko arizi ko hari n'izindi zashakaga kuba insoro yangiye itambutsa Yeremiya burusoro muri kuremererwa ko muri kurakara kamvuga ibyiza arariya nuhugira ngo umenye agaciro ko gukorera itugize abo turi bo noneho rero
Mose musanga hari twihuse, iramubwira ngo Mose we, ushobora kuba utanzi ariko ninjye buzima bwawe, nyoko na so batazo batwite, nge nari nkuzi kuko ninjye wakubererekeye ubu wa mbere ubaho. Ninjye watumije amagufa kurira mu nda ya nyoko, nta ruharagize ate abigizemo ninjye. Iramubwira iti rero Mose, ngwino ngutume ku bantu banjye, icyatuma inzanaha nawe ikakuzana ni ukugira ngo tugirire Imana umumaro. Haleluya. Tugirire Imana iki? Noneho Mose araza ageze mu Bayisiraheli arababwira ati, bene data twizeye Imana. Batiye bene data twizeye Imana. Kuko bari ku kiboko, umuntu uri mu bibazo wese mubwiye uti umva, namati bene data twizeye Imana. Imana yaduhamagaye, yaraduhamagaye we, yaraduhamagaye we, kandi rwose twaje neza. Uretse gatoya hari n'abaje nabi. None umuntu yaza ari gushaka basambana nabo, ubwo yaje ate? Umuntu ariko mpobera nyegera, ariko kamera nk'ugiye guterura ikibiri, impamvu muri gutinya ibiki, mushumba sara gutwa nyegera, uwo yaje ate? Hari abaje nabi, hanya ngo bangenga ukina mwa amakaro rwabereye hari cyane cyo bazagifunge. Oya sha, hagomba gufunguza itujuje gahunda, ariko izujuje gahunda zigomba kugira uburenganzira, si byose. Abaje nabi rero ntibanezezwa n'umurimo itorero rifite. Yo ayiwe aba pastor bayatanga kari babona amafaranga, ariko nawe wahaboneye iki ubugingo? Kandi rwose twaje neza. Abaje neza aba bagabo baje neza, banze kureba ku cyubahiro cyabo. Twakira abanyacyubahiro mu murimo wa data batandukanye, yewe ntibanashaka no kwerekana ko ari abanyacyubahiro, kandi data yarakibahaye. Bazi kwicisha bugufi kuko data niwe wabashize hehe. Kandi rwose twaje neza. Ati kandi Mose warishe umuntu, yadukuye umugayo twagenda nanga, idukura umutwaro watuvunaga. Ikindi dufite urwandiko rw'inzira, abwo tuzayoba inzira tuzagerayo. Babwira Mose bati, Mose hari abacantege badutegereje, hari abiteguye kutubwira ngo ibyo twakoze n'iby'ubuswa bw'abarokore, nuko badutekinitse badukozeho. None urumva Mose, so bundi intambara uzapfa kuzikira? Mose ntabwo twirengagije ko hari intambara, hari naho tugera bukira akabutika, hari n'ahandi tugera hanyerera. Ibyo duhura nabyo ni byinshi bitunaniza, ariko humure, inkingi y'umuriro izatujya imbere, izatumurikira nyerera. Tuzaca nazamuka, tuzagenda natambika, ntabwo tuzayoba inzira tuzagerayo. Baravuga bati noneho tugenda. Bavayo bateretse amaso, abandi ati sheri cya gitabo gikomeze, hanyuma mu kibina tuzahera kuri Gaspari, tuzakomeza tugeze i Betelehemu. Amen. Hanyuma tantine tugira ikibazo, hari ahantu narahageze mushumba, kuva hariya muri Egiputa ujya mu Isirayeli na kwasiteri ni amasaha 6. Si hafi se buriya? Niyo mpamvu bavuye bashinze mushirami, tuzasezerana i Betelehemu. Urumva sheri, anganiro tuzasezerana. Bavuye bashinze ki? Naho bazagenda urugendo batagize batazi.
impamvu tugomba kuyikorera igihe babidusabye ni uko iturebera aho tutagira dute. Yaravuze ngo ntimukiratane ibyejo kuko mutazi icyo umunsi uzagira ute. Ejo hanjye nawe hafitwe nande? Iterambere ryanjye nawe rifitwe nande? Abana banjye n'abawe bazashigikirwa nande? None se urambuza kuyikorera ejo nzahirebera, wewe uzahandebera. Ndakubuza kuyikorera ejo nuterwa nzagutabara, ariko ninterwa narakoze izantabara. Imana iturebera Imana iturebera aho tutareba. Ngo baragenda bageze imbere, ngo babona bageze ahantu, ngo bakabona bazengurutse bagarutse naho batangira ngo ati sheri bimeze bite? Aha si bite. Ngo babona bagarutse ati aha so watekaga ma ati kiriya gishanga isi wowe gitaye aha. Hanyuma se yari amashiga harya yari paruwasi ya Kinyamakara hano sibyo ra? Itara paruwasi ya Kinyamakara subwo yari iyi. None kangubwire uzi ko muriya badusubiye tunuzima ngo niho tuzajya dusengera. Nukuri nge byanciye n'intege. Naho burya bagarutseho bagize bate? Batangiriye. Paruwasi yabaye imwe, akarere kose urabona kaba kamwe buriya. Babikoze bate? Bayobowe n'Umwuka Wera, ahubwo ibintu byasubiyeho byagize bite? Byatangiriye. Bagarutseho batamubwira uti ahubwo nudakizwa neza uzabura ubugingo. Komeza ugira ute ugende. Uru rugendo hari n'igihe ugera nahanyerera ukagera nahazamuka, byaba ngombwa ugasubira aho wageze ute watangiriye, ukaza bati iya mu gitondo ejo muzaririmba mu ya mu gitondo. Yese icyunuzi se cyunuzi nyine. Maze nangwa namwe hano ni hafi. Ngo iki bwira Abayisiraheli bakomeze bagire bati. Nuko dusoza rero Mose ngo aragenda babona bageze ku nyanja. Ab'imbere bati mutadutimbama, ab'inyuma bati mwihute. Bari hagati y'imisozi n'inyanja bararira baraboroga barataka Mose, baramubwira bati Mose waravangiwe, urabona aho tuzanye. Mose nawe abacitse intege. Si igitangaza gusanga mushumba n'umukristo bari kuririra hamwe. Wowe nayona none suri he nawe nanjye nameze nakorani. None suburi nsenzangana no kuririmba. Buriya ntabwo uzurugendo urwariro. Nubundi waje ushaka ubugingo ya muri korari uririmba. Ntabwo waje uri umushumba. Nge nayoboye paruwasi 3 umushumba wanjye. Nayoboye paruwasi ya Kinigi, nyora paruwasi ya Musanze, nyora paruwasi ya Vunga. Mbariza ngo none ubuyoboye yihe? Mambo nimwe na mambo nimwe. Mambo nimwe yambuza gukorera bosi wanjye. Rekera ubwo se ko wabaye umushumba nduza mwazanya akabatari yaba n'umudiyakoni aburana nk'ibiki? Aduhera ubundu. Aduhera ubundu. Aduhera ubundu. Ariko warana abenda mkakorare bamungwe ni korari ya nyoko ni korari yesko ni korari ko waje ngukizwe ujye mu ijuru waje kugabana amakorare doro kwasa umeze ngase majeri nduzongere. Mose aravango ni bakomeze bage. Mose nawe arataka ararira Imana amubwira ngo nawe kwe ibyo yagukoreye ntibihagije ko wayoboye abandi bakemera, wareka nawe bakakuyobora. Ko wabwiye abandi bakakumvira, wakumviye abandi. Nta ubuyobozi bwose bushirwaho n'Uwiteka. Mose ngo ari kurira amubwira ngo bwira Abayisiraheli bagire bate bakomeze bage. Mose ati oya Mana ndi gutaka ibintu bimereye nabi. Imana ibwira Mose ngo Mose uza amateka yawe, subiza inyuma uri amateka yawe. Dusubije amaso inyuma twariba nta kigenda. Dusubije amaso inyuma twambaraga ibibodaboda. Dusubije amaso inyuma bodaboda Cesar zihari ariko wacu yatubwiye. Ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye. Ibwira Mose ngo ko buno uri gutaka hagati y'imisozi imbere y'inyanja n'imbere y'amacumi, ramubwira ngo niki gitumye untakira.
Imana ntayitagusanga. Iravuga ngo mukomeze mugire mugende. Ibwira Mose ngo Mose, none buno kushoboye gutaka utaramenya gutaka watabawe nande? Ko nshimye ko buno kuvuga ngo wampa miliyoni 10, oya nta n'igiceri c'10 ufite. Byagenze bite? Noneho ibwira Mose ngo Mose, subiza amaso inyuma uzuriwe. Abateolojiye bavuga ko Mose yavukiye amezi 6. Iwabo ubu leta yacu ubumwe bw'abanyarwanda ifite iterambere, ubundi abize iby'ubumenya muntu bavuga ko umwana uvukiye amezi 6 afite amahirwe make yo kugira ute yo kubaho. Mose yavukiye amezi 5 nta kuveze zabagaho. Buna kana bagashira mu Rwanda nakavukirane bakarera kakabaho. None se cyo nazo zarihora. Nyina wa Mose ni Kirumbiya nibiki basezetsemo. Ubu ko uretse amaboko y'Imana Mose yari uwo gukira yavukiye 6. Ibwira Mose ngo impamvu ngubwe ngo niki gitumye ntakira. Kankubwira impamvu. Nicyo tugiye gusengeramo iri jambo. Ibwira Mose ngo agize imyaka amezi 9 ise na nyina baricara baraba bati iyi mari twazanya aha kizabiya nyirangirente, iyi mari zakamba mu yihembuka. Hanyuma sigaridiyeni zayiga kwani iyi mari ahubwo izatwikisha byaba byiza aho gupfa none twapfa ejo. Reka iyi mari gende tuzaba turapfika indigi. Se na nyina bajya inama bawuhagatete bashiramo tipe barikorera bajyana hehe. Imana ibwira Mose ngo none nyoko naso bakujyanye mu mazi, undi mutabazi wari ufite ninde? Dawidi wabivuga neza ngo ubwo data na mama bazanda Uwiteka. Iramubwira ngo Mose we mu rufunzo ninde wahabaye? Aravuga ngo ni wowe Mana, ni wowe Mana. Iramubwira ngo noneho umukobwa wa Farawo yari afite amazi meza, afite piscine na douche mu nzi wabo, ashushe nakonje. Ninde wamubwiye ngo ajye kogera mu rufunzo kandi ari umwana w'umuyobozi? Ni wowe Mana, ni wowe Mana. Iramubwira ngo ageze mu rufunzo yarakurebye arakumenya, amenya ko uri umuheburayo kandi abaheburayo bari kwicwa. Ko yakumenye urukundo rwo gukiza umuheburayo rwavuye he? Ni wowe Mana, ni wowe Mana. Umukobwa wa Farawo afata Mose amujyana iwabo, avuye itegeko ryo kwica bameze nkawe. Byakozwe nande? Wari ushoboye gutaka? Ni wowe Mana, ni wowe Mana. Iramubwira ngo none Mose, abandi amashereka baraye bakamaga ba nyina bakayakamira mu mivure bakayabumbisha amadafari, aya nyokura yonka. Iyo komande yakozwe nande? Ni wowe Mana, ni wowe Mana. Iramubwira ngo rero kuko iyo komande utayikoreye nta n'impamvu akagombye gutaka, kuko ibyo nabikoze udashoboye no gutaka. Hari ibyo Imana yakoze utarataka, hari ibyo yagukoreye n'iyo utaka ntibyawe ari kubikira, ahubwo Imana yahabaye ikagukiza udashoboye. Izamurira ibiganza utere haleluya. Aravuga ngo icyo ufite mu ntoki niki? Undi ati ni inkoni. Ako gakiza gakubite ku bibazo, iyagutabaye utayizi ntizareka kukugirira neza, wagize umumaro mu nzu yayo. Haleluya. Mose inkona yikubita he? Ku mazi. Amazi agira ate? Aratandukana. Abayisiraheli barambuka. Imana iragenda inaniza ibyabirukankagaho. Imana ikikora cya mbere iyo ikubonamo umumaro inaniza ibyakwirukankagaho. Imana inaniza abarozi mu izina rya Imana inaniza abapfumu mu izina rya Yesu. Iragenda irabinaniza. Abayisiraheli nta numwe wahutaye, barambuka. Bamaze kwambuka agarura inkoni, amazi abarenga hejuru. Mbese yari kumubwira ngo niki gitumije ataka? Urumva itari ifite rezo? Tugiye gukorera Imana. Ndashaka ngo uyu munsi wandikije aho utari ushoboye gutaka, yarahabaye. Aho ntari nshoboye gutaka, yarahabaye.
aho abandi bari kuvuka bitwa mwene data, mwene papa yitwa Simoni, bari kuvuka bitwa bene Simoni. Uwo munsi baragira ngewe Kasore mbaye urusoro. Urumva iyo ngiyo tumije umuntu bitari gushoboka, iravuze ngo irashaka ngo ku gipande cyawe nanjye twandikishe. Manzo haguruke tumande twishimire nge nawe, dusenge tubwire Imana ngo twakuruye byinshi wakoze, dusanga ibyo kugushima ari byinshi, cokora dushoboze dukore ibyo dushoboye. Mahaguruke tumande dusenge Imana, haguruka tumande dusenge Imana, haguruka tumande dusenge Imana. Ubwire Yesu ngo ndebye ibyo wakoze, shingiye ku byo nabonye, umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Shingiye ku byo nabonye, umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Mana data wa twese, se umwami wacu Yesu, when fit Lord a pay token, turagushimye. Turagushimye ko twabyaye bikemera, turagushimye ko twashatse bikemera, turagushimye ko tureba bikemera, turagushimye. Hari byinshi shitana tubwira ngo nidutake, abagabo baradutaye, abana baratunaniye, inshako mbi n'ibindi n'ubukene, shitana akatubwira ngo turabo gutaka. Ariko dusanze tudakwiriye gutaka, kuko hari n'ibyo wakoze tudashoboye gutaka. Hari aho wadukuye tutari kuhava, hari aho watunyujije tutari kuhanyura, hari ibyo waduhaye tutari kuzabigeraho. Turagushimye. Muri uyu mwanya tugiye kujyamo, ubanemo natwe, ushoboze buri umwe wese guha agaciro imirimo yawe kuri we, mu izina rya Yesu. Batuzanire ibiturisho. Ngewe Semajeri, Imana yarantumye ngo ngende nje ku itorero rimwe ahitwa ku Gikombe. Irambwira ngo genda, ntiyambwira iby'intumyeyo. Ndagenda munzanire ibiturisho dushaka amakaro. Uwacu yavuze ngo buri wese byibura naho uruhashira ikaro rimwe ruraba rwuzuye. Semajeri ndagenda, naka umushumba rekomandasiyo arayimpaye, ndagiye ngezeyo, nimuraho, bati muraho, Imana intumye hano, bati gutumye ngo iki. Ndabivuga ngeze imbere y'iteraniro, bati rekomandasiyo irihe, ntingiye. Ariko koko ibyo yantumye ntabyo yari yakambwiye. Ndagenda mageze rero, isaha yo kwigisha igeze, bati noneho mwigisha bashiraho unsengera. Nuko rero ngeze imbere, ariko ntabyo yari yakagize ite yakambwiye. Baransengeye, unsengera arangiza gusenga, ntabyo yari yambwiye. Nambwiye Imana, none se kutambwiye ndabuhera he? Ndongera ndasenga, nsenze irambwira ngo nta byinshi ndakubwira, bambwirire ngo muture, nta kindi kintu nagutumye. Babwira ngo mugere mute, mbasomere he? Irambwira ngo ntubanyuze kure, kuko ni byinshi nakoranye nabo, ntabwo ari abo kubwirizwa, narabiyeretse mu buryo bwose bugira bute bushoboka. Babwire ngo muture. Simbabwira ngo gutura bihesha umugisha kure. Irambwira ngo nugira aho babwira ntakubwiye urabizira. Iyo abantu bumvishe ngo Imana yatanze ubutumwa, buri wese aratangira ati yavuze ngo iki, yavuze ngo iki, yavuze ibikomeye. Rega ibikomeye ni ukutabana nayo neza, ibikomeye ni ukugira ibyaha mu buzima kandi wakagombye gukiranuka. Buri wese afashe ikaramu ngo bagiye kwandika ibyo Imana yavuze. Ndabona haleluya batamena, nta bintu byinshi Imana yantumye. Yavuze ngo muture, Imana ibamugisha mu izina rya Yesu, amen. Mbona baranoshanye ngo Imana ivugaga guco we, siragira ngo ivuge ite? Ivuge nkanjye nawe se? Ivuga nk'Imana. Ubwo baratongana ngo ubwo se iteraniro ntiripfuye ngo kandi iyo baryihera ntuza baribwirije ngayikatata ngo barebe bagasanga na mengweto za madamu n'ishati. Atari koko uyu ni umuvuga butumwa koko. Bigezaho pastor ba mushumba bazi kudefanda, abaraje ati nyabuna mwipinga ibyo Imana yavuze. Ubwo yavuze ngo muture, ubwo yarebye isanga tudaheruka gutura neza, ahubwo ngo iki giturisho muture. Ngo genda ngo ni imitwe muba mwakoze ngo mugapangana nabo basatuzi ngo punga doroko gisa. Ane nasaga nabi koko. Ubwo asigaye mushumba baravuze ati ahubwo ni muture. None muri korari baravuga, buri hari abantu tugira muri korari babeshejwe no kuvuga ibibi gusa babonye, batajya babona icyiza mu murimo wa Data.
mbese nikitari iki bagihimbira intuza bakagigira ukuntu bakagiconga bakakivanaho ubwiza bakagisigaza ari igihindugenge kandi ari kizima. Bati rwose kira ni igiteka mutwe bazanye, none ibyo bakibwiye ubwo cyabyibagiwe kivuze gutura byonyine. Ubwo basizeho igiturisho. Perezida wa korali araza atura igipesi cy'ikoti rye, undi mugabo araza atura igiceri kiriho igihanga kiriho intare ebyiri. Umukecuru aravuga ati ariko murinda mwasigana niba Imana ivuze ngo muture musanze ari cyo kibazo mugize. Umukecuru araza atura igiceri cy'icumi. Barangije Imana irambwira ngo egera ikibo urebe ibirimo. Negereye ikibo mbona harimo cya gipesi cy'ikoti na cya giceri kiriho intare ebyiri. Abayobozi bacu nk'abafana ibyo bintu byabaye benshi barabizi. Noneho Imana irambwira ngo babwire ngo mwanze gukora ngo ibahe umugisha, muzatura ituro umuntu atazarwaza umuntu ngo aryibutse Imana. Muzatura ituro umuntu atazatsindisha umwana ngo aryibutse Imana. Muzatura ituro umuntu atazarwaza ngo aryibutse Imana. Arangwa bagenda bagutekera urye n'inda ziba zibagenza. Imana yambwiye ngo singino, ariko iryo ryo nari ngishiriyeho kuko ubona ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukarye ibiryo by'ufite ikijisho. Ubwo iteraniro mba ndatashe, bamaze kumperekeza, mwarimu aramperekeza, amperekeje barambwira ati niko buriya butumwa rumaranye igihe ntoya yibumbwiriye hariya ni hari ibikubwire ngo ko watubeshe ngo waje ubuzanye, none kariho yabumbwiriye. Tugeze nk'ahara hepfo abankubise urushi hamwe mugomba kujya mukubitwa kugira ngo ubwo butubuzi bwanyu butazongera. Yankubise insheshatu nziza kandi ubwo nanabwiriwe urumva atarandenganije. Ati uzagaruka nzakumena. Ati buriya ntabwo uzi bari abantu ntereje abaribo. Ati subwo nzongera kubanyuzaho Nyagasani. Abane urukungubita ni wo Mana yandumye. Ati igutuma he wamushanze ari yumanganye ngo abantu batabona kwa nkubise. Aragaruka ndataha ngeze mu rugo ngira Imana nti Mana nawe ya n'umukecuru witwa na Mariya aravuga ati mukozi Imana yavuze ngo niwe yabanye nawe ndizabane nawe nguko yabanye nanje. Ndataha naragiye ngeze mu rugo ndarira. Ku cyumweru gikurikiyeho bari bateranye nk'uku ni iruhande rw'ikirunga. Noneho bateranye nk'uku bari guhimbaza babyinya akavumbi katumutse babona mu muryango imitutu y'imbunda mu idirisha harimo nk'imitutu 5 4 mu muryango hari nuza ng'Imana nyangurima bagafungiramo akabwira undi ati debe. Abacengezi bari bateye ari imitwe ibiri, bamwe banyura hitwa kukiyira abasirikare bajya kurwana nabo kugira ngo batangire batamanuka mu baturage. Abo rero bamenera hehe ku rusengero. Bahageze rero diakona na muryango ngo tunga bazimu bashe isasu mu mutwe paf abaraguye. Unangayika mana ngo baramwishe bakagira gutya isasu bane babagaritse mu ntuza mu rusengero. Abandi ntaho bari baranyura bo kwiruka bose bakanura iki. Uwaruba kuri araza tumba bose mu bici kugira ngo inkotanyi nizitabara zisange twabarangije. Pastor barahagurutse ati nyaho na mwuka byaramwe mwareka kutwicira ha ibyo muradusaba byose ko turabiba ibyo turabategeka byose murabikora murabikora mbereza agatenge bwangu nakerewe ti hereza ko ganuza magashu. Arabati mwese mwambonye habahinje umucengezi na shitingi. Abaravuye tumba mwese nimuture bagira bati kandi ku murongo. Tangira bahera kuri wa wundi watuye igipesi cy'ikoti bati ku murongo we nikibona cy'imuna. Araza afata portemoni akuyemo igihumbi atereye kwihema. Bamukubise ikibuno cy'imbunda bati tura. Portemoni ari mw'ibihumbi 80 bayitereye. Agiye kugira bati turavuze ngo tura. Ati nta kindi mfite. Bati katubaha amabwiriza yo gutura. Inkweto kwihema, ipataro kuko cyari igihe cy'umutekano muke, igihe cy'abacengezi ntawabikaga ifaranga mu nzu ahubwo buri wese yadodeshaga igishumi agaseseka mwiki inoti. Babona ko bose bagira ati inkweto kwihema, ipataro hehe na bya mugondo bapfumuraga mu mukaba akaba arimwo bashiriki mugondo hehe. Byose aratura sigara uko yagize ate
yavutse bati hagarara wemye, nta wundi turongera kubwiriza kunama ati hagarara wemye. Hagarara bati mwabonye uko mugiye gutura, ngwi are ku murongo. Ibyo kuvuga ngo sobukwe yaje nta biri, ibyo kuvuga ngo nyoko bukwe arimo, ibyo kuvuga ngo sheri wawe nande ntibyari biriho. Baratura ihema rya mbere riruzura, irya kabiri riruzura, kandi uwaturaga wese yasubiraga mu ntebe kugira ute. Uri kunginisha isu uzabona. Baratura, barangije gutura abacengezi barikorera binjira hehe mu ishyamba. Abasirikare baje gutabara, uwa mbere yarinjiye mu muryango, arebye asubira hanze ariko katafande ibintu baracyarimo. Bavuga neza shaha abafande baracyarimo. Gafande nawe injira urebe. Afande ageze amasanga abantu bose bageze bate, byagenze bite, ngo twatuye. Noneho rero umwanzi twamukurikiye yahunze, ubwo turakomeza gukurikira turebe, ariko ubwo nta kundi muri yaranja mutahe 6:30 bari yaranje bagire bate. Umuntu yasohokaga yunamye gutya, yagera imbere agakaraka, urumva. Hanyuma abageze hafi yanyura nko mu nzu yasanga mwijipa ari umugabo agakubita mwiyo. Nagiye kubona nyuma ya 6 mbona baraje bati muraho neza, ni muraho. Bati turabo kwa rya torero rihe aho wateraniye ku cyumweru. Nibutse nshi mwarimu yankubise ndabone. Bati twari tuje kukubwira ko bwa buhanuzi bwasohoye, ngira ngo umwuka yabatsinze bashira mu nzu y'Imana amakaro nk'uko. Byagenze bite? Bati umuturisha yaje yaduturije, twese twataje twambaye ubusa. Ngira ngo wenda bahaye Imana ibyayo, naho bambitswe ubusa nutazabibuka, n'igihe bazarwara utazaza ngo abahagarareho ku gitanda cyangwa ajyane nabo kwiseta. Bati none turagushaka, nubwo twagukubitiye hari, turashaka kugira ngo ku cyumweru uzateranira iwacu duhe Imana ibyasagutse, nizadushumbusha, nizagira ite. Iyo fazari zikwihanganira n'abayisuzuguye, izikwihanganira n'abataragize umumaro mu murimo wayo. None uzi inkuru nziza, wa mukecuru atwiga igiceri cy'icumi kuri ico cyumweru yari yasibye, yarwaye indwara yo kugenda. Ubwo se ni ukugenda witumagiza mu byita ngo iki, ngo yazindutse ari kudiyara mu mwanya akabara ati singiye kuba ndasohoka mu rusengero yiyire mu rugo. Ubwo rero ku cyumweru nagiye ngezeyo, umuntu agahaguruka ati njyewe wamuturisha yantwaye 3 miliyoni. None nsigaranye umutabo umwe w'ibirayi. Abadiyakoni muze mukure muuzane mu nzu ya data, nizongera kundema mbu umuntu naho wangiza inkokore. Umuntu akaza ati rwose njyewe wamuturisha yantwaye amafaranga yose abana bari kujyana ku ishuri. Yesu ni muzigisha abana banje, muhaye inkoko yari yasigaye, Imana bayiha ibyasigaye. Umuturisha yajyanye bifite umumaro kandi ntacyo azagira ate azabamarira. Ushobora kuburira Imana ikarimwe metero karimwe, wajya mu ntuza muri marayi bakaguca 600 kandi ukishura kuvuga ngo nari nzi ko bari mu 1 miliyoni, Imana irankonze. Nese marayi izibuka kijegiye wayatanze wa biye gukora umurimo wanumye hakiri kare butari bwira, kuko hari giye bitazashoboka igihe umuntu akwiye gukora imirimo ukorana umwete niza guherekeza umwete niza guherekeza. Uwo mukecuru haleluya tuti amen, ngo ndashima Yesu, ngo njyewe icyo joro yari yacarambira ngo arampfubitse, ngo icyo gihe ngo nzinduka ndi kwitumagiza ngo ngira ngo ni shitani wandashe, ngo mumpereje cyubahiro yandinze kwambarira ubusa imbere y'abakwe. Muri ibyo dukora bifite agaciro, umunsi utazi, isaha utazi, ibyo ukora Imana izabigarura kugira ngo bikurengere.